Imana yacishimwe cyane. Urumva ko Petero nawe yarabivuze neza, abantu bazazana amagambo yo kubasheshenga bababeshe. Ubwo iyo ugiye gusoma mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 uhasanga ngo bazaba bafite amatwi yabo abarya kuko batazihanganira inyigisho nzima. Rero niko abantu ba none bahagaze, ntabwo bashaka kwakira inyigisho nzima zivuga ku byerekeranye n'ibyaha. Umwami yampaye umucyo kandi n'uyu munsi ndacyawuhagazemo rwose pe. Twebwe duterana ku isabato aho duteranira amateraniro. Ariko hano naje kubona ko n'abadivandiste nabo bari bafite ya sabato. Abadivandiste bahagurutse nk'abantu bari bahagurukijwe n'imbaraga y'Imana kugira ngo babe umucyo umurikira abandi bose muri icyo gihe, kuko iri torero rijya guhaguruka abantu benshi basengaga ku cyumweru. Intama niribwa n'impyisi kandi ariyo yihamagariye, rero ntizatabaze ngo ivuge ngo turarenganye. Aha rero hari ikibazo gikomeye cyane, muvandimwe mwene data, ubu butumwa uzabutambutse uko ndi kubungu. Yego. Abantu rero mukora imirimo, ibikomangoma byo muri iri torero bimenye, abatware bo muri iri torero mumenye uko bihagaze nuko bimeze, mumenye ko mufitanye urubanza n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nanone reka twongere tuguhe ikaze muri iki gice cya kabiri cy'ubuhamya bwiza turi guhabwa n'umuvandimwe Abdalla. Mu gice cya mbere yabanje kudusobanurira byimbitse uko Imana yamuhamagaye, uko yakiriye umuhamagaro w'Imana, mu buhamya bukomeye, mu rugendo rurerure, mu kujija ibitekerezo cyangwa se iby'Imana iri kumuhishurira, kugeza ubwo nyuma y'imyaka irenga 10 yemeye kumvira Imana. Ubungu bakaba ari umuhamya w'ijambo ryayo. Ariko mu byo yatubwiye yatweretse ko hari byinshi yagiye yunguka, ijuru rikagenda rimuhishurira ukuri kw'ijambo ryayo, harimo n'ukuri kw'isabato. Uyu mwanya nibyo agiye kutuganiriza, ugiye kutubwira uko Imana yakuyoboye, ikakuyobora ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Iki kiganiro twagikoze umunsi umwe, ariko ku bwa bene data ntabwo bazakibona umunsi umwe. Ndifuza kubanza gusenga mbere yuko twinjira muri icyo gice cy'umwihariko cyajyanye no kuri kwa Bibiliya. Reka dusenge. Imana Data wa twese udukunda, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko nta mupfa kugira, kandi tugushimiye yuko wita ku muntu nk'aho ari umwe ku isi. Tugushimiye ko wadutoranijwe, duhamagara duturutse mu birere bitandukanye, aho twarerewe bamwe na bamwe byasaga nk'aho nta kuri kwawe kwatugeraho, ariko udadusanga. Uhimbazwe. N'uyu munsi ashaka gushira abana bawe yuko ukiri Imana yacu kandi utigeze uhinduka. Komeje gusura imitima ya benshi kubiyireherezaho kugira ngo bamenye ukuri kwawe. Uhimbazwe. Tugushimiye Abdalla, tugushimiye ko wamutoranije n'uburyo umuhaye imbaraga zo kuguhamya. Aka kanya nabwo agiye kongera kudusangiza ubunararibonye bukomeye wamugejejeho, atubwira ukuri ko mu ijambo ryawe wamuhishuriye, atari undi muntu bimwigishije, ahubwo ari wowe wenyine ubimwigishije. Reka imitima y'abumva ikorweho n'ayo magambo, kandi natwe turusheho kongera kuvugurura isano dufitanye nawe, ngo tugire ubwo bunararibonye bwiza bwo gusabana nawe no kumva ijwi ryawe. Niko gusenga kwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ni karibu. Murakoze. Ndagira ngo dusangize uko kuri kw'ijambo ry'Imana, abantu kuri muri Korowani, ariko kandi Bibiliya ikakurushaho kugushyira ahagaragara mu buryo butamuruye. Murakoze cyane. Rero Imana ibaho umugisha. Mu by'ukuri nk'uko ikiganiro cyangwa se ubuhamya twatangiriyeho bwabivugaga, urumva ko ubuhamya nabutanze mu ncamake kubera umwanya dufite, sibyo? Nabutanze mu ncamake. Rero muri izo ncamake z'ubuhamya navuze harimo bimwe nababwiye, nagiye mpishurirwa, nagiye nerekwamo, ndetse ukasabwa kubyandika jewe nkabibika byanditse. Muri ibyo nuvuga ngo dusize bya bindi bine Yesu yambujije gukora muri Islam, byo kuvuga ngo sinzongere kumwita umuhungu wa Mariya, sinzongere kwamamaza ko atapfuye, sinzongere gusenga nerekeye imaka, sinzongere gusenga nubitse umutwe hasi. Muri cyagiye nababwiye aho ngaho ku bitaro ku ivuriro rya Shira nari ndyamye,
mu kwezi kwa 11 2012. Rero nibwo yaje kusa naho ankora ku maso kugira ngo mbashe kureba ishusho y'ibwiriza butumwa ryari rihagaze mu isi muri iki gihe cyacu cya none. Urumva ni 2012 nahaboneye ibintu byinshi cyane. Rero bwena ngiye kwinjira muri iryo yerekwa ry'isabato nabanje kubona abantu batandukanye, nabanje kubona abapasteri, mbona abaririmbyi baririmba ku giti cyabo, mbona abantu bakuru bakomeye mu bihugu runaka, abasirikari bakomeye, mbona hari ahantu hari ikibuga kinini cyane. Icyo kibuga nabonaga harimo amazu asa n'ayubakitse, noneho ayo mazu yubatse habagamo harimo ama office atandukanye abantu bakoreramo. Rero nkabona abantu baraza, ubwo ariko sindi bwibande mu gice cya politike, ahubwo reka nibande ku gice cy'iyobokamana. Icyantangaje cyane ni ukubona hariho abapasteri bamwe nari nsanzwe nzi, abandi namenye nyuma, ariko nkaza kubona barimo barinjira muri ayo mazu. Noneho ngaho ikintu gikomeye cyane naboneyemo si ukubabona binjirayo, ahubwo igikomeye ni ukubona indahiro bahakoreye. Ni ukuvuga ngo barinjiraga aho ngaho muri icyo kibuga, bakinjirayo, bamara kwinjira bakinjira mu nzu ya mbere, bakabaha akantu kameze nka jeto, udupapuro tumwinjiza ahandi, yamara kugafata akakajyana, yagera ku wundi muryango agiye kwinjiramo bakamukingurira, yarangiza akakerekana, yamara kukerekana bakagira ibyo buzuza mu gitabo, barangiza akongera akakajyana ahandi ageze, noneho akahasanga umuntu w'umugabo wari wicaye, nawe imbere ye hari machine, noneho arangije akamubaza ibibazo. Mu bibazo yamubazaga rero numvaga ko harimo kumubaza ngo mbese urifuza iki. Undi akavuga ati ngewe ndifuza kumenyekana, ndifuza kuba umuntu w'igihangange, kandi ndifuza no kuba nagira itunga ryinshi, nagira ubutunzi, amafaranga. Noneho akamubaza none se ukora iki. Buri muntu wese yavugaga icyo akora. Rero abapasiteri bazaga bavuga ati ngewe ndi bishop nyine, ndi apotre se, ndi profete, kandi ndakeneye ko ubuhanuzi bwanjye buzamuka bukamenyekana, abantu bakabwumva cyane. Noneho barangije akavuga ati okay, ni byiza. Noneho ikintu cyambabaje nuko abo bantu bahabwaga amabwiriza n'uwo mugabo. Yarababwiraga rero mwebwe mugiye kumenyekana, nawe urashaka kuba umuhanuzi ukomeye cyane, abantu bakakumenya, uzahanura pe, undi uzakora ibi nibi, ukora ibi, ugenza utya, ukora ibitangaza n'ibintu byinshi, abantu bazakuyoboka, uzayobora idini, abantu bazakuyoboka, bazaza ari benshi. Ariko uzajye wirinda cyane kuvuga ku kintu bita icyaha. Urumva? Ubwo ni ku ruhande rw'abanyedini. Abanyedini niho ndi. Wavuze ko harimo abanyapolitike, abasirikare, abaririmbyi n'ibindi. Politike n'ibya gisirikare birajyana n'ibya politike, ntabwo nabivuzeho, byo biri ukwabyo. Reka nibanze ku idini, ku myemerere y'iyobokamana. Noneho aba bapasteri hamubwira ngo uzagira abantu benshi bakumva, bazana kuyoboka ari benshi, ariko ntuzajye uvuga icyaha. Ikindi, kugira ngo abantu benshi bazakuyoboke, uzirinde gukoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Uzavuga izina rya Yesu. Hari ijambo tumenyereye ryitwa fire. Ndatunjya ndyumva mu bantu cyane cyane bavuga n'indi. Yego. Iri jambo ryitwa fire ni kimwe mu kimenyetso kiranga bene aba bantu bakoresha cyane kugira ngo bahamagare za mbaraga zikorana nabo. Ni kimwe mu bimenyetso kuvuga ngo fire, ibintu byose kumva ngo fire, ukumva ngo fire, ibintu byose ari muri fire. Noneho aravuga ngo rero icyo kintu muzajya mukunda gukoresha izina rya Yesu kugira ngo abantu babakurikire, kuko mutarivuze ntibaza. Ariko nimukoresha izina rya Yesu muzabona abantu benshi. Noneho akavuga ngo mwebwe muzaba muhagaze aho ngaho murimo murabwiriza, murimo murereka abantu mubabwira ko ibyo muri gukora mu izina rya Yesu, abantu bazi yuko bakurikiye Yesu, ngo nyamara Yesu aho muzaba mugaragaza ko ahagaze ntabwo ari wazaba ari, nitwe tugomba kuba duhari. Ni nko kuvuga ngo bagombaga gusa naho imbere yabo bacukura umwobo, bakarambikaho ikintu kigaragaza ko ari heza, wenda hari tapi nziza cyane. Yego. Noneho akaba ari umwobo urimo. Noneho hariya imbere y'uyu mwobo utandukanya abantu hariya na Yesu mwashize hano, bo shitani we cyangwa se
bazambaraga zindi zo zitegerereje hariya gufata abantu baturutse hariya baza barangamiye ngo ni Yesu urimo urakora bya bindi. Umuntu akaza yumva ko agiye gukira mu izina rya Yesu, akaza azi ko agiye kubona iki byose. Noneho baravuga ngo bazibande cyane ku bitangaza n'ibimenyetso bifatika. nawe icyaha ntibakakivugeho cyane, bazirinde kuvuga ku cyaha. Igihe bibaye ngombwa ko bakivuga bajye bavugaho gatoya, ntibakabirebeho cyane kuko abavuze ku cyaha abantu ntibazabumva. Ariko nibirinda kukivugaho bafata abantu bose kimwe, bose bababone kimwe, ngo kandi muzajye mubwira abantu ko agakiza kari mu mutima, ku mubiri ntagahaba. Ntibarebera agakiza ku mubiri, ngo barebera agakiza hehe? Ku mutima. Ubwo noneho narababaye cyane iryo dini ko mbona ari ryo rigezweho, niryo rigezweho Yesu uyu munsi wa none. Urumva ngiyewe bari urumva icyo gihe nari nibereye mu idini yanjye ya Islamu, urumva nkabona ibyo bintu, kumva ngo abantu bazajye bagenda bavuga ngo agakiza kari mu mutima. Nureba ku muntu wakoze ibintu runaka akubwire ngo agakiza kari mu mutima we, n'ababwiriza biki ngo agakiza ni mu mutima. Yesu turagukiza, urabona bitangaza, Imana irakubohora, ariko ku ngingo y'icyaha no ntabwo babishaka kubivugaho. Noneho icyo gihe arangije arambwira ngo rero ngo ibyo bintu uri kureba, ndangije kubibona ndi kureba ibyo bintu byose, yaje kumbwira ngo agakiza kagaragara mu mutima katari ku mubiri, ngo bene ako gakiza ntagahari. Yesu arambwira ngo agakiza ko mu mutima kagomba kugaragara no ku mubiri. Nubwo kaba kari mu mutima, kaba kari ku munwa mu by'ukuri. Ako ngako gasesekara ku munwa. Niko gasesekara ku munwa. Nuko ngo umuntu uzakubwira ngo afite agakiza mu mutima, inyumiwe adashobora kukagaragaza ngo bakabone, ngo bene ako gakiza kazaba kadahari. Urumva niko yambwiye, ngo bene ako gakiza ngo kazaba kadahari. Arongera arambwira ngo kandi uzajye ubwira abantu ko nta gakiza ko mu cyaro nako mu mujyi. Agakiza ntabwo kabaho ngo bagakorere ntuza nta gasirimuke agakiza modere kabaho. Agakiza ni agakiza, ni ukuvuga ngo ufite agakiza ari mu cyaro agomba kuba asa n'uri mu mujyi, agomba kuba bameze kimwe. Agakiza kose ni agakiza ni kamwe. Rero ntabwo abantu bagomba kuvuga ngo hari agakiza ko mu mujyi, ngo hari n'agakiza ngo ko mu cyaro, ngo hari agakiza ka Afurika, ngo hari n'agakiza ko muri Amerika. Oya, agakiza ni kamwe. Ubwo ni ukuvuga ngo uko abantu batangira kugenda basiga agakiza, bagasiga kaba kari gutakaza umwimerere kadahari. Nuko noneho rero arambwira ngo abantu benshi kandi barangajwe n'ibyo bimenyetso n'ibitangaza. Abantu aho uzajya bagenda ukabona abantu barimo barambura ibiganza kuri bo, kuko yarambwiye ngo dore ibimenyetso, dore ngibyo urabibona hariya. Ndakomeza nditegereza, wa muntu yamaraga kuva hariya aho amaze kurahirira, kuko yazamuraga ikiganza akarahira ko azumvira uwo mugabo umuhaye ubwo bubasha. Azamwumvira, azakora ibishoboka byose, kuko nawe ngo naramuka adashoboye gukomeza kumwumvira, ububasha hawe muri we azabwakwa. Ubwo bivuze ngo nta mbaraga azaba agifite zo gukora ibyo bimenyetso n'ibitangaza. Noneho rero ndakomeza nitegereza ibimenyetso byabarangaga, nuko baramburaga ibiganza batya ku bantu hariya, ukabona abantu barimo baritura hasi, barimo barikubita hasi, barimo bararambara, ukabona abantu bateye imigeri nk'abapfuye. Havuga none siko biri kugenda kuriya nyine, ngo bazabeshya abantu ngo umwuka w'Imana ari kwinjira muri bo, ngo akabavanamo ibintu bibi bibarimo. Bandi bavuge ngo n'abadayimoni bari kubavamo, nyamara za mbaraga zituruka muri babandi hubwo nizo zikora bya bindi, zigatura abantu hasi, barangiza bakababesha ngo ni umwuka w'Imana umanutse muri bo. Ibitangaza bishobora gukoreka, umuntu akakubwira ibyawe, akavuga ibintu bikanaba, akavuga ibintu bikabaho, akavuga n'ibintu wabonye nawe ubwawe uzi akabikubwira. Izo mbaraga rero ziriho zibikora, zirakorana n'abantu batandukanye, n'abapfumu n'abacunyi bo muri iyi minsi barabikoresha, barahari nabo bari kugenda bakora ibintu bidasanzwe. Hanyuma rero ikibazo igihari gitandukanyije abakristo, abo ba bishop bakora ubwo bupfumu bukrisitutse ariko mbyita ngo ni ubupfumu bwa gikristo. Ikibatandukanyije nuko bo bavuga izina rya Yesu, abapfumu bo mu ruhande babita abahanga ba gihanga batagize gute badakoresha. Abo ba gikristo bakoresha izina rya Yesu, hanyuma ba gihanga bo bagakoresha iby'iwabo nyine bya gihanga nyine bamenyereye. Aho ngaho niho ngo bitandukaniye, ku buryo ibindi byose ni kimwe. Byose yarambwiye ngo ibyo bintu byose barimo barakora ni kimwe, n'imbaraga zibakoreramo ni zimwe.
urumva ni zimwe. Arambwira ngo umuntu usenga Imana ntabwo akwiriye guhaburwa n'ibimenyetso n'ibitangaza, kubera ko umuntu usenga by'ukuri wiyeguriye Kristo, wimitse Kristo mu bugingo bwe, arambwira ngo bene uwo muntu abagomba kwihanganira ibigeragezo by'uburyo bwose bije, kuko Yesu ubwe yaravuze ngo umuntu ushaka kumukurikira agomba kuba yiyanga. Ni ukuvuga ngo nuhura n'ibibazo ntugomba kumenya ko gukiranuka kwawe ari uko ugaragara yuko indwara yari yarakurembeje wayikize. Ntabwo ugomba kugaragaza ko ukiranuka ari ukubera ko wakize ubukire, ufite umutunzi, ufite amazu meza. Abo bapasiteri kandi barangwa no gukunda inyungu, kuko bakunda gusarura mu bantu amafaranga, baravana abantu mu amafaranga. Ni ukuvuga ngo igitabo cy'ibyaha cy'umuhanuzi ya Ezekiyeli cyabivuzeho cyane kubyerekeranye n'ukuntu abashumba babaye babi. Abashumba bagenda bafata intama zibyibushye ngo akaba arizo bakuraho inyama zigize z'ibinure bakagenda bakarya amarote bakagubwa neza, barangiza bakazisiga zirambaraye hariya. Baravuga ngo izarwaye n'izananiwe ntibakizitaho, barashaka za zindi zibyibushye cyane. Urumva? Noneho arambwira ngo bene abo bantu bagenda bagamije kurya iby'abandi. Hari amagambo aboneka wadusomera kugira ngo nihutengere kuri kiriya kintu, kuko nashaka kubanza kuvuga uburyo habayeho amayerekwa atandukanye, kugira nibiba ngombwa nabyo tuzabitambutsa wena mu kiganiro nacyo kiri ukwacyo cyihariye, kuko hariho byinshi cyane. Wadusomera Abakorinto ba kabiri igice cya kabiri, wadusomera Abakorinto igice cya kabiri umurongo wa 17, ushaka wahera kuri 16 twumve. 16 kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kandi ibyo ninde ubukwiriye? Nitwe, kuko tutameze nka benshi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo. Amen. Urumva abantu twebwe twahamagariwe kutagoreka ijambo ry'iki, ijambo ry'Imana. Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana, nako Bibiliya ntagatifu na Bibiliya ijambo ry'Imana n'izindi Bibiliya nagerageje gusoma aho ntabwo bakoresheje ijambo kugoreka, ahubwo bakoresheje ijambo gucuruza ijambo ry'Imana. Bakoresha ijambo gucuruza ngo ko twebwe nditumeze nk'ababandi benshi bagenda barisha ijambo ry'Imana, ahubwo kubgayo n'imbere yayo twebwe turivuga nta uryarya muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo aba bantu bo baragenda bagafata ijambo ry'Imana bakayigurisha. Aho usanga umuntu avuga ngo ibinyibinye mugende mu bikore muri cyane, umara kubikora utanga amafaranga meza cyangwa zana igitambo, ngo zana igitambo ngo kugira ngo noneho ngo Imana ngo ikureho ikibazo wari ufite. Yes, wari urwaye indwara ikuremereye, ngo nawe tanga igitambo kibyibushye, ngo nawe Imana ngo igukorere ibikomeye. Ariko nasomye amagambo ambwira ko ibyo bintu barimo barakora atari byo. Bene abo bahanuzi rero barahari, bene ibyo binyoma birahari. Imana iravuga ngo mbese ninde wabanje kugira icyamba kugira ngo mwiture. Wasoma ayo magambo mu gitabo cya Yobu kugira ngo twihute cyane, igice cya 41. Yobu igice cya 41 umurongo waho wa 3 wadusomera. Aravuga ngo ninde wabanje kugira icyama kugira ngo mwiture? Ibiri munsi y'ijuru byose ni ibyanjye. Urakoze cyane. Nta wabanje kugira, n'umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo nta ugura n'Imana iyo muguzira guhenda. Rero ugasanga abantu barimo hari yarakubwira ngo zana igitambo, ngo Imana ngo Aburahamu ngo yatambye Isaka, ngo Imana ngo ibona kumugirira itya, ngo Aburahamu ngo yagaburiye Imana inyama, ngo imaze kuzirya ngo ibona kumuha umwana. Urumva izo nigisho ukuntu bagenda bazifata. Abantu rero bakaza akagenda akakubwira ngo mfite mushwara. Haraho nabonye bagurisha mishwara, akazana umushwara ngo wakozweho n'umushumba, ngo yarawihanaguje, ngo urumva ngo afite amavuta y'ubushumba, ukagenda ukawishyura amafaranga. Umuntu akakubwira ko urabanza kugira icyo utanga kugira ngo Imana nayo ibone icyo yaguha. Ariko bavandimwe, Petero afite ukuntu yabivuzeho, wadusomera muri Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Aravuga ngo
ariko nk'uko hariho abantu z'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, yego, niko no muri mwe hazaba abigisha b'ibinyoma, yego, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, yego, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. yego, ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri, nukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, yego, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Haleluya, Mana yacu ishimwe cyane. Urumva ko Petero nawe yarabivuze neza, abantu bazazana amagambo yo kubasheshenga bababeshe. Ubwo iyo ugiye gusoma mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4, uhasanga ngo bazaba bafite amatwi yabo abarya, kuko batazihanganira inyigisho nzima. Rero niko abantu ba none bahagaze, ntabwo bashaka kwakira inyigisho nzima zivuga ku byerekeranye n'ibyaha. Noneho muri ya misiyo Yesu yampaye akambwira ngo uzagende umbwirira abantu banyizera bamvane ku minwa bashire no ku mitima yabo, mbe ku mitima n'iminwa yabo imvuge, ariko bandunze no ku mitima yabo. Urabizi ko Yesu yavuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yesu ntabwo aruhura imibiri gusa ngo asige imitima, akeneye abantu baba bahagaze neza, bagenda neza, basenga kandi batuje. Aba rero abayobozi bose b'amadini barakenera kubanza gushaka amafaranga mu bantu, barashaka kurya utw'abandi, barashaka gushakamo inyungu. Niyo mpamvu bavuze ngo bazakoresha amagambo yo kubasheshenga, babareshe bababeshe, babarya utwanyu batwamareho, ariko nyamara ngo kurimbuka kwabo ntabwo guhunikira, ntabwo kuzatinda. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo ndi buhatine cyane kuko iri somo wenda nibiba ngombwa ahangaha kuri cyano tuzahagaruka dutange ikindi kiganiro kizi nyigisho, kuko harimo ibintu biremereye cyane. Ariko bene data muduteze amatwi imbere yuko ningira kubyerekeranye n'isabato, ndashaka kubabwira yuko bene izi nyigisho ziri hanze, bene izi nyigisho zibwira abantu ngo ugiye kubona ibitangaza, ugiye kubona visa, ugiye kujya muri Amerika, ugiye kujya i Burayi, ugiye kuba umukire, ngo umuntu wari wicaye mu kazi kawe ngo agiye kukavamo, ngo ari wowe ukicaramo, kubera iki munejejwe no kumva ko runaka mu kazi wowe ukakajyamo, ukanezezwa nuko runaka yimuka ngo wowe kugira ngo hature, ukanezezwa nuko runaka ava muri ya modoka yari afite ngo Imana irayimunyaze ngo irayiguhaye. Ubwo si ubutumwa bujyana abantu mu ijuru, ni ubutumwa bwa Satani, ntabwo ari ubutumwa bw'ijuru, si ubwo butumwa bwa Kristo. Yesu yarigishije abwira abantu ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe, buri hafi. Niyo nyigisho yariye, yabwiraga abantu kureka ibyaha bakabivamo, kuko yaravuze ngo icyazanye umwana w'umuntu mu isi kwari ugukiza no gushaka icyari cyarazimiye. Uwazimiye ni wowe, uwazimiye ninjye, nicyo cyari cyaramuzanye. Ntabwo yazanywe no kugira ngo aduhereze ubutunzi. Abantu bashobora kubyumva neza bazadusomere muri Yohana igice cya 6, bumve igihe Yesu bamubwiraga ngo mwami ngo twagushatse turakubura, ngo twarayije tugushaka dukerwa tugushaka, ngo wari wagiye. Yesu yarababwiye ngo ndabizi neza ko icyatumye munshaka ya mitsima mwari ejo mugahaga, tinyamara mwebwe mureke guharanira iyo mitsima, muharanira iyo migati, ahubwo nimushake umutsima mwarya uhoraho ibihe byose, ni umutsima w'ubugingo rero tubonera muri Kristo Yesu. Ntabwo kuba umukristo wa nyawe bivuze ko ubutunzi ibintu byinshi hano kuri iyi si, nta nubwo bivuze ko wagiye muri Amerika, nta nubwo bivuze ko wagiye i Burayi. Wakizwa ugahagarara neza ariko ugakena, wakizwa ugahagarara neza ugasonza, ukanambara ubusa kandi ukijijwe muvandimwe. Wayobora n'itorero ry'Imana udatunze imodoka, udatunze n'inzu nziza kandi ukabukijijwe. Rero ibyo bintu bagenda baduha batubwira ibyo bimenyetso n'ibitangaza, nta kindi gitambo cyemewe. Aka kantu nkavugeho, nta kindi gitambo cyemewe, nta nundi mutambyi dufite keretse Kristo wenyine. Haleluya. Niwe gitambo cyacu, niwe mutambyi wacu. Umuntu ukubwira rero ngo banzunguza nibuza nibi, akabanza akabikubwira ngo bitange, ngo numara kubitanga ngo hanyuma ngo noneho numara kubitanga, urumva ngo ubone ikindi kintu runaka. Muvandimwe mwene data, ibyo bintu utegereje ko baguha, ibyo bintu utegereje ko Imana izaguha ari uko wabanje kuyiha, barimo barakubeshya nawe uribeshya. Reka mbabwire ikintu Imana yaduhaye cyari gikomeye cyane, yakagombye kuba yaradusabye ikadusaba inyishu yabyo. Ni igitambo cya Kristo yaduhaye kubw'ubuntu, ikatubwira ngo mubaye intungane muri Kristo Yesu. Ni ubuntu twagiriwe. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ntabwo biva ku mihati no ku mirimo myinshi duharana dukora, nta mihati tubigirira.
Haleluya. Nta muhati tubigirira, nta muhati tubishiramo, ni impano y'ubuntu bw'Imana twahawe. None Imana yaguhaye Kristo ku buntu, yananirwa kugukiza indwara ku buntu, yananirwa kuguha inzu ku buntu, yananirwa kuguha akazi ku buntu. Yose kwibiri mu isi no mu ijuru byose ari ibyayo, yananirwa kuguha akazi runaka atakavuyemo, aho kugira ngo ujye gufata amasengesho bakubeshe ngo senga ngo wari wicaye ku ntebe yawe yiveho, ngo senga ngo wari wicaye kuri muri office yawe yivemo, ngo senga ngo watwaye ibyawe ngo abigarure. Oya, yatwaye ibye n'udafite ibye, nawe Imana niguha ibyawe kuko isi nibe yuzuye ni ibyayo. Rero Zaburi ya 50 dusoreza aha ngaha kuri aka kantu rwose. Na kwari kubatera amatsiko, ariko ubuhanuzi bw'ibinyoma mu bwirinde, mwirinde izi nyigisho z'ibinyoma ziri hirya no hino, mwirinde. Imana ibagirire neza. Haleluya. Reka twisomere Zaburi yaho ya 50 ya 50. Reka dusome duhereye wenda ku murongo wa 8. Ngaho muvandimwe nadusomere, nawe witegera amatwi usomere ni wawe wirebere wumve ikintu Imana igukeneyeho cyane. Reka mbere na kuwa 7. Bwoko bwanjye nimwumve nanjye ndavuga. Wa bwoko bw'Abisirayeli wenda guhamiriza, nije Imana yawe. Sinkugayira ibitambo byawe. Ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka. Yego. Sinzakugira imfizi mu rugo rwawe cyangwa isekurume mu biraro by'ihene zawe. Kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirarashyamba zo ku misozi 1000, nzinyoni n'ibisiga byose byo ku misozi. Inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'amafizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Utambira Imana ishimwe, utambira Imana ishimwe, ubwira isumba byose umuhigo wawe. Kandi unyamaze ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Haleluya. Aho ngaho wenda ari ugarukira. Imana ishimwe. Amen. None niba Imana idashobora kunezezwa n'ibitambo uyihaye, ndinezezwe no kurya imfizi ziwawe, ndinezezwe no kunywa amaraso y'inyamaswa zo mu ishyamba, iranezezwa no kuyishira amafaranga? Byose ni kimwe. Byose ni kimwe. Abakera bafite amatungo, umuzi dufite amafaranga. None rero ngo nta na kimwe mu byo utunzeyo igukeneyeho ko wayiha. Iki cyaka rero ku murongo wa 15 no twari dusoreje hasi, sibyo? Bambwirira uwo murongo wa 14 n'uwa 15, kuko ibyo bindi byose Imana ivuze ko nta byishaka, nta na kimwe ikeneye. Ntikeneye kunywa amaraso y'amasekurume, ntikeneye kurya inyama z'ibimasa by'iwawe, ntikeneye gufata na bya bindi wahinze na ya mirima, byose nta na kimwe Imana igeza gute ikeneye. Murongo wa 14 n'uwa 15 ikeneye iki? Utambira Imana ishimwe. Tambira Imana yawe ishimwe. Uhigure isumba byose umuhigo wawe. Uyihigurira imihigo yawe rwose. Kandi unyambaze ku munsi w'amakuba wawe. Haleluya. Wowe uyambaze no kuw'ibyago. Yego. Nzagukiza nawe uzanshimisha. Amen. Wowe icyo usabwa ni ugusenga, sibyo? Ntabwo bigusaba ngo umanze wikorere ibyo warutunze byo, urababaye. None se wifitiye ikibazo cy'uburwayi, urarembye, urababaye, none n'utwakagombye kugufasha, urabanza kutugura, ngugiye kudutangamo ibituro, ngugiye kugura n'Imana ngo izabone. Iyo irakubwiye ngo yambaze, uyisenge, uyishime, nigukiza muri cya gihe cy'ibyago, ngo nyambaza mu gihe cy'ibyago, sibyo? Ngo nanjye nzagukiza nurangiza ugire gute? Unshime. Ngici cy'Imana igukeneyeho. Aho twari tuvuze mu ncamake rero kuri bya bindi by'amayerekwa byagiye bitambuka, kuri pe hanze hari inyigisho z'ibinyoma zamamaye. Kabone nubwo mwakira indwara bene data, kabone nubwo mwabona ibyo byose bababwira kubona, agakiza kazaba kari kure yanyu igihe cyose mubona yuko Imana igitegereje kubanza kwakira ibyo muyihaye mwebwe ubwanyu mbere yuko ibaha agakiza. Bundi wagombye gukira indwara ukabona ukajya gushima. Wabanje kuvuga ngo nari mfite icyifuzo ikindi gusengera, none Imana impaye akazi, reka ntange ituro wenda ryishimwe. Washimira. Ariko niba uri kubanza kugura n'Imana ngo iguha akazi, ukagura n'Imana ngo igukize indwara, ukagura n'Imana ngo igukorere ibyo bintu, rwose menya kuri mu buyobe buhambaye. Mwebwe murimo murakorera abo bapasiteri banyu, murimo murakorera abo bashumba, barimo barabarya sinzi ukuntu ngiye nabivuga. Ushaka kubyumva neza azasome igitabo cya Ezekiel igice cya 34.
ntabwo turi basome, ndifuza yuko muzahasoma mwibereye iwanyu mukazasoma. Reka mbabwire aho murongo muzaheraho kugira ngo muzabisome mwitonze, mwumve abashumba babi ibyo barimo barakora muri iyi minsi. Mukagira ngo abashumba baratumwe, Bibiliya yatubwira ngo bene abo bashumba ntabwo ari nge wabatumye, ni abashumba b'ibirura, ni inyamaswa z'inkazi n'ibiki byose. Aba bashumba mubitondere, mubigendemo neza. Uzasome igice cya Ezekiyeli igice cya 34. Uzasome ayo magambo mu gice cya 34. Hari ibyerekeranye n'abashumba babi, sibyo? Cyangwa se Bibiliya yari ikoresheje ijambo rihereya abashumba ba Isirayeli bahanwa, abashumba ba Isirayeli bahanwa. Aha rero uzasome, uzahasanga uburyo bagiye bagize ibyibushe, hanyuma bakagenda bagafata igize gute bakagenza bate, ariko Imana ikaba ifite umugambi wo kugarura umukumbi wayo watatanye. Ushobora nawe kuri kutwumva waratatanye, warahabye kubera ko baguhabije n'ibindi byinshi, ariko nusome iki gice cya 34 nuko nyine uzabimenya. Rero dusoza aka gace gatoya, reka twumve inama ibyo Pawulo yari yahanuye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nta handi hantu ndi bujye gusoma, ni amagambo make kuko sibyo ahangaha ntabwo nateguye ko turi buhige. Bwari uburyo bwo gusasira kugira ngo wumve iryo yerekwa uko ryaje. Aha turacyari muri cya kibuga. Pawulo rero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 20, umurongo wa 28, noneho uwa 29 niwo ndi bushake cyane. Reka dusomere mwumve uko bimeze. Ahere 27. Kuko ntikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose. Yego. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka wera yabashyiriyeho kuba babarinzi. Aha, murinde n'umukumbi wose w'Imana. Umwuka w'Imana yabashyizeho kugira ngo mube abarinzi b'uwo mukumbi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana, kugira ngo muzashobore kuragira neza itorero ry'Imana ryaguze amaraso yayo. Iry'Imana yaguze amaraso yayo. Haleluya. 29. Nzi yuko nimara kuva, Pawulo arahanura babwira ngo nzi neza ko nimara kuva umaze kuhaguruka mu Efeso, maze guhaguruka mu itorero cyangwa se tutakiri kuri iyi si, ndabizi neza nimara kugenda amasega aryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, ntazigera babarira umukumbi. Niyo mpamvu ayo masega aryana adatinya gukubwira ko umuswara nk'uyu ugura amafaranga 700 uriyagura 20,000, akakubwira ngo ukeneye gushingirwa uratamba igitambo cy'ibihumbi 50. Ntabwo bababarira iki umukumbi, ntambo babafitiye, ntambabazo babafitiye, kabone nubwo ubona bakugiriye nta na gake, ntambo bagira muri wowe, nta nazo. Na masega ni ibirura by'ibihubuzi, niko ijambo ritubwira. Na Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Aba bantu bambaye agaho k'intama kandi ari ibirura, muzabamenyera ku mbuto zabo. None utekereza ko umuntu ukubwiriza akanakwaka n'amafaranga ari umubwiriza butumwa w'ukuri? Ubu se arimo arakujyana hehe? Arimo arakwerekeza hehe? Nta hantu aba arimo arakujyana. Noneho ikibazo ngo si ibirura by'ibihubuzi bizaturuka ku ruhande, ntabwo ari n'ibirura gusa bizaturuka hirya no hino, hirya bizaturukayo bize bitababarira iki umukumbi. Ariko ngo no hagati no muri abo bapasiteri, no muri abo bashumba bari bayoboye itorero ryo mu Efeso, ngo hagati muri bo ku murongo wa 30 hasome wumve. Kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Sura kubyumva. Wenda dusoreza aho ngaho ngo no hagati muri mu bwanyu harimo bazavuga ibinyoma, bavuga amagambo y'ibigoramye, babesha abantu, babarimanga ngo kugira ngo babakururire inyuma yabo. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu atacitwa umukristo gusa, arakubwira ngo ariko ngundi ngusengura senga, ngo ndasenga ngo ngiye ngo ndi wo kwa apotre runaka, ngo ndi wo kwa profete runaka, ngo ndi wo kwa bishop runaka. Ariko bene data, abo bantu bamugani wa Pawulo ko ariko yandikiye abakorino, yarababajije ngo mbese ko mwacitsemo ibice, Apolo niki, Pekefa we niki, Pawulo si we niki, abo bose ni ndaho bapfiriye, profete wawe ni wagupfiriye, bishop wawe ni wagupfiriye, ngo ngende wo kwa bishop runaka, ngo namuvuze nabi. Oya, wirwanira bishop, wirwanira profete, wikwitwa umukristo wagitwaza wa apotre runaka, wo kwa minyoni, wo kwa zane, wo kwa restoration, wo kwa mwihangane mvuza amazina nkayo ngayo, ariko nuko abantu benshi ariko bakunda gukoresha ngo ngende wo kwa apotre runaka, ndi wo kwa profete runaka, ndi wo kwa runaka, ndi wo kwa. Oya, wikwitwa kwa runaka, itwa umukristo wa Kristo Yesu. Haleluya. Ubu wa Kristo naho ubundi ukiri muri ibyo ngibyo bazakomeza babarye utwabo babikururiraho babashira inyuma yanyu, inyuma yabo. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero
igena ubwo aho nari mbavuzeho mpatinzeho kandi uwo mucyo wari ingenzi cyane. Sibyo rero reka dukomeze aho ngaho muri icyo kibuga uko byari bimeze. Muri icyo kibuga aho ngaho nagiye kubona mbona n'ubundi abantu benshi harimo abantu barimo kuvuga ko bashaka kujya mu ijuru, ariko mbona muri icyo gihe kubera izo nyigisho zimaze gutambuka abo bantu bari barimo bagenda babandi twavuze bajyaga gushaka imbaraga, bari barimo baragota abantu benshi bababuza kwinjira mu bwami bw'Imana. Uribuka amagambo Yesu yigeze kuvuga, aravuga ngo muzererezwa mu misozi no guhindura abantu ngo bayoboke idini yanyu. Iyo bamaze kuyiyoboka ngo bahinduka inkubwe ebyiri cyangwa se baba ubwikube kabiri ku bana bo muri Gehinomu. Nubwo ngo ntibajya mu ijuru, kuko Yesu yaravuze ngo muhagaze ku miryango y'ijuru, mwebwe ubwanyu ntimwinjiremo, n'abashaka kwinjira mukagira gute mukababuza kwinjirayo. Rero niko inyigisho hanze zihagaze. Yesu rero abo bantu ababona utyo, ababona nk'abantu bahagaze ku miryango y'ijuru ariko bakaba badashaka kwinjira mu ijuru, bakabuza n'abandi kugira gute kwinjirayo. Rero igihe nabibonaga nicyo nagiye kubona mbona habaye ikintu gikomeye cyane. Mbona umucyo mwinshi cyane. Hari ahantu hari kadire iri imeze nk'intuza bashyiramo amafoto, kadire nk'iyo bashyiramo amafoto. Muri iyo kadire ahantu nagiye kubona ahantu yari ntabwo nahabonaga muri icyo gihe uwo mucyo utari waza. Noneho mu gihe nari nkiri muri ibyo ndi muri iryo yerekwa, urumva ubwo ndashaka kuganisha ku cyo nshaka kwigisha. Noneho nkiri aho ngaho uwo mucyo waramuritse cyane, mbona ni ikintu kimeze nk'itara rya projecteur. Ririya tara rinini cyane, ngiye kubona mbona ritanze urumuri runini, urwo rumuri rwagenda rurakubita kuri ya kadire. Rukubise kuri ya kadire, mbona ya kadire yanditsemo amategeko 10 y'Imana. Ndikanga mbonye amategeko 10 ngira se ni mu rusengero. Harako nabonye bari kwakorera ibintu nka biriya, none biriya bije bite. Noneho kubera ko byari bimeze bityo, ngiye kubona mbona rwa rumuri narya rwinshi rwamuritse kuri ya kadire, mbona amaso yanjye asa nabirindutse, ngiye kureba mbona abantu benshi bari gusaka, bakaba bari gusakuza hirya no hino, baturuka hirya no hino bavuga ngo ngo bya bintu ntabwo twari tubizi, ngo none turabibonye, ngo dore ngo murebe hakurya. Barimo barerekana hahandi ya kadire iri. Noneho ya mategeko 10 ko yamurikaga, nagiye kubona mbona mbo itegeko rya 4, mbona ryo riramuritse cyane, ririmo riranyatsa abantu, ndimo ndarireba rirasharinga ku buryo abantu bose baribonaga cyane. None abantu baratangira basa n'abasubiranyemo uko batari baratubwira ira tegeko, nka ndi kona ari ryo riri kugaragara cyane n'ubuhoro. Nanjye nabajije impamvu ari ryo riri kugaragara cyane, arambwira ngo andi mategeko yose abantu bose basigaye bayavugaho rumwe, ariko iringiri ni itegeko rigaragara nk'ikimenyetso kigirwa impaka. Ndavuga ni itegeko rimeze nk'ikimenyetso kigirwa impaka, ngo yego. Ndibaza none se ni iki kibaye? Arambwira ngo iri tegeko ryarasuzuguwe, abantu benshi bararyanga kandi bagira inzitwazo nyinshi, babwira n'ibisobanuro byinshi baritangaho. Noneho rero arambwira ngo ukuri kureba bari abantu bose basakabatse, babaye benshi, barino barasakuza, barino basa n'abasohoka mu madini bari barimo bavamo. Nguvuga ngo arambwira ngo ni ikimenyetso kikubwira ngo ngiye kuzasuka umwuka wanjye ku bantu benshi. Nimara gusuka umwuka ku bantu benshi, abantu benshi amaso yabo azahumuka, amatwi yabo azazibuka bumve, ngo n'akanwa kabo kazashobora kurangurura indimi zigobotorwe, barangize bagende bavuge. Igihe bazabona bavuga bati twarayobye baratubeshye, bazasubiranamo. Rero bari muvuga ngo mwari mwaratubeshye, turabaretse tubavuyemo, ibyanyu turabyihoreye, tugiye gukurikira icyo Imana ishaka ko dukurikira. Ngo icyo gihe ngo iri tegeko rizashobora kubahwa n'abantu benshi bari bararisuzuguye, abandi batari banarizi cyangwa se batari banagitaye kuko bumvaga ntacyo ribabwiye. Ubwo rero nibwo naje kureba, ndavuga none se itoro ry'abadivandiste ryaba ryo rigiye kuzinjirwamo n'aba bantu bose? Urumva? Noneho arambwira ngo abantu bazahaguruka amahanga yose, kandi ubwo bubyutse bushobora guhaguruka buturutse haba muri Afrika, bugaturuka muri Afrika bukambuka bugakira yose, kugira ngo n'ubutumwa bwiza bukomeze bwamamare, kuko n'ubutumwa bwiza ambwiraga ko busa n'ubwazimye hamwe na hamwe. Yego. Noneho rero arambwira ngo abantu benshi bazahaguruka batitaye ku idini, ahubwo bahagurukijwe no gukurikiza ibyo Uwiteka ashaka. Amen. Urumva? Rero nibwo nakomeje guhagarara muri uwo mwanya. Noneho nibaza itegeko rya 4, iri tegeko kubera iki ryasuzuguwe. Rero naje guhishurirwa, urumva ibyo byose. Ari kubanza abantu badukurikiye bamwe batazi n'itegeko n'urukurikirane rw'amategeko, ari wabafasha kugira ngo bumve neza itegeko rya 4 iryari ryo. Kuko
nyine hari itegeko rya kane aryo tuvugaho kubera ko andi mategeko burya bayiga no mu madini iwabo. Mu madini iwabo barayigisha kubera ko bayavugaho cyane, ariko iyo bageze ku itegeko rya kane aho niho haba ikibazo gikomeye cyane. Itegeko rya kane muri Bibiliya yera riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Umunsi w'isabato uboneka ari umunsi wa karindwi w'icyumweru. Uko tubimenyereye twebwe uyu munsi wa none aba ari samedi, niko abantu benshi babivuga ngo turi kuri samedi cyangwa se Saturday. Noneho rero uyu munsi niwo munsi wagaragaraga ari sabato muri kiriya gihe cya mbere, ni nawo munsi wa karindwi Imana yahaye abantu, kandi niwo munsi Imana yejeje mu gihe yari irimo irarema ibintu byose. Iravuga ngo igeze ku munsi wa karindwi iraweza, iwuha umugisha, iwita isabato. Sibyo? Yego. Iwita isabato. Rero iryo tegeko ryari ririmo aho ngo wibuke. Ndagira ngo nibutse abantu ko wenda turaza no kuvugaho, abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo ni itegeko ryahawe Abayisirayeli ryo bonyine, ariko niba bavuze ngo wibuke bigaragara ko hari irindi shyanga rezi ibyo bintu bari bahari bazi neza ririya tegeko. Noneho ubwo bigaragare ko Abisirayeli bashobora kuba bari bararyibagiwe bitewe n'ahantu bari baragiye baranyura n'ubuhungiro babayemo no kuba barakomeje kuba mu bintu bitandukanye bw'Abanyegiputa. Noneho rero barongera barabwiwe ngo wibuke, kandi mbere yuko babwirwa ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, nanone hari aho bari babwiwe mu gitabo cyo Kuva, aho bari babwiwe ku by'isabato. Wenda turaza kuhagera tuharebe mu gitabo cyo Kuva, wenda igice cyaho ni banibuka neza ni cya 10 na kangahe 16 16. Reka tunahasome wenda kugira ngo tubigenderemo rimwe, hanyuma mbabwire uko umwami wacu yambishuriye kuri icyo kintu. Haleluya. Mana ishimwe bene data bakundwa, kugira ngo tugendane neza. Reka badusomere mu gitabo cyitwa Kuvayo, niko Bibiliya yera icyita, iyi mukamisiri mu gitabo ahangaha mfite. Igice ni cya 16. Turasomamwo amagambo makeya cyane wenda, hanyuma turebe ukuntu byagenze kubyerekeranye n'isabato Imana yari yahaye Abayisirayeli. Hari icyo gitabo ufite wababwiye ni iki Ikihe? Bavuze uti ni Bibiliya yera. Bibiliya yera, ngende gusoma Bibiliya yitwa ntagatifu. Yego. Bibiliya ntagatifu. Hanyuma dusome duhereye ku murongo wasoma umurongo wa 10 na kangahe wa 14. Nta kibazo. Ni igitekerezo kitubwira uko Imana yahaye Abisirayeli Imana. Murongo wa 13 turavuga ngo nimugoroba inturumbutsi ziraza zigwa mu ngando z'amahema, zirahazimagiza mu gitondo ikime kiratonda kigota ingando. Ikime gishize mu butayu hazaboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi. Abisirayeli batubonye barabazanya bati iki ni iki? Kuko batamenye cyari cyo. Musa ababwira ati ibyo nibyo kurya Uwiteka bahaye ngo murye. Ibi nibyo Uwiteka yategetse ati umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye, mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abantu banyu, umuntu wese abijyanire abo mu ihema rye. Amen. Abisirayeli babigenza batyo, barabiteranya, bamwe bateranya byinshi abandi bike. Babigeresheje ikibo cya omeru, wateranije byinshi ntiyagirira icyo atubukirwa, n'uwateranije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije ibihwanye n'imirire y'umuntu wese. Musa arababwira ati ntihagire umuntu uraza kuri byo ngo bigeze mu gitondo. Ahangaha ni ku buryo busanzwe bwo bari bahawe bwo kugenzura amanu yawo. Bagombaga kuyirya ku uwo munsi bayihawe, ntibayiraze itaza gupfa. Aya yari amabwiriza y'Uwiteka. Noneho reka turebe ku munsi w'isabato. Dusomere ku murongo wa 22. Kwa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya. Ingero ebyiri za omeru z'umuntu wese, abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose. Arababwira ati ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yejerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike birare bigeze mu gitondo. Urakoze cyane. Urumva hano kugira ngo Uwiteka agaragaze agaciro k'uyu munsi. Ubundi bateguraga ibyo kurya manu batoye ku manywa bakayirya bakagira ute bakamara ntibaraze. Sibyo? Iyo babaga baraje bikagwa innyo bikagaga. Sibyo? Noneho kuri uyu munsi wa gatandatu w'icumweru
ho barabwiwe ngo ibyo muri butore mutore byinshi, sibyo zibyo musanzwe mutora mu bikore inshuro ebyiri zabyo, nimurangiza mu bijyane mu biraze, kuko Uwiteka avuze ngo ejo ni umunsi wa karindwi kandi ni isabato yerejwe iki Uwiteka, sibyo? Iyo sabato yamwerejwe, urumva aho bagiye kubiraza ntibigire icyo biba, kuko harimo kubahiriza uwo munsi wa karindwi. Nta kintu kigomba guhumana kuri uwo munsi wa karindwi, ni isabato yerejwe iki Uwiteka. Ntibari busubire kongera kujya gutora ibyo kurya nanone. Barabikoze rero nkuko Mose yaragize gute, yarabibabwiye kandi nkuko Uwiteka yabitegetse. Ese hariho ababashije, kuko uyu munsi natwe dusuzugura amategeko, tugasuzugura ijambo ry'Imana, ngo ntabwo dutwarwa n'amategeko, wenda nabo harimo bavuze bati natwe ntabwo amategeko dutwara, sibyo? Barangije bakora iki? Bajya gutora. Ngaho dusomere twumve umurongo wa 10. Oya, umurongo wa 27. Maze kuwa karindwi bamwe mu bantu bajya kubiteranya barabibura. Yego. Uwiteka abwira Mose ati muzageza kwanga kwitondera amategeko yanjye nibyo nategetse. Urumva iki kintu rero Abisirayeli bararebye babona ko batoraguraga mu minsi 6 bagatoragura buri munsi. None arababwiye, harimo abantu bazi guhinyuza babahanga rwose, batereka duhinyuze turebe icyo biri budutwara. Baragenda baravuga bati ni ku munsi wa karindwi nta cyozo gihari, reka tujye gutora, tujye gushaka. Baragenda bajya gushaka ya manu batoraguraga, baragira gute? Barayibura. Bayibuze rero Uwiteka arababaza ati muzageza ryari kutitondera amategeko yanjye? N'uyu munsi nicyo kibazo dufite. Urumva ahangaha bumvaga ko bagiye kubitora. Rero ahangaha urabona amategeko ntaraza, ariko ntacyo byari batwaye, ariko Uwiteka arimo arababaza impamvu badashaka kumvira amategeko ye. Hanyuma rero biraza bigera mu Kuva igice cya 20 haza kubonekamo noneho itegeko. Mu mategeko 10 haravuga ngo wibuke kweza umunsi w'iki w'isabato. Aya mategeko 10 ni amategeko abantu bakwiriye kwitondera kandi bakanaha n'agaciro, nubwo nzi ko ari benshi batanayumva, yewe hari n'abazanyumva hano bakagira ko nasaze, hari n'abanyumva nanjye bakanyita umusazi, batariko ibyo bintu ni biki. Umwe mu bantu twigeze gukorana ibiganiro kuri cano imwe yarambwiye ngo urimo urahuzagurika. Urumva nguri murahuzagurika, ngo ntabwo wavanga ibi ngo uvange na biriya, kubera ko nari namuhishuriye ku kintu nahishuriwe, arambwira ngo uri murahuzagurika, ngo twebwe ntabwo dutwarwa n'amategeko. Urumurumva icyo kintu. Rero abantu benshi bashaka kwigira abantu b'abanyabwenge, ariko aya mategeko tuyatinye, dutinya amategeko yaraje Mose minsi 40 ku musozi. Minsi 40 akagaruka ari amategeko afashe ku bisate by'amabuye atanditse bubwe. Ntabwo yayiyandikiye. Na amategeko yahawe yanditswe. Aya mategeko rero abagomba kubaho. Niyo nyandiko yavuye mu ijuru. Itigeze na rimwe yandikwa n'umuntu. Ibindi barahishurirwaga bakandika. Bagahishurirwa bakandika. Ariko Mose yayasomewe yiyandika. Sibyo? Barangije banayamuha yanditse ku bimanyu by'amabuye bitabajwe n'ukuboko k'umuntu. Haleluya. Yageze mu kibaya yasanga baremye ibigirwamana, afatwa n'umujinya arabimena. Ntabwo Imana avuga ati genda ubaze ibindi bisate wandika ya magambo. Avuga ati ongera uzamuka umusozi. Imana irongerera yandika ku bindi bisate, irongera irabimuha, irabyiyandikira nanone. Imana ishimwe cyane. Urumva rero hagataho rero bene data bakundwa, turakomeje turi ku isabato. No kuvuga ngo turimo kugenda tureba uburyo isabato yagiye yishwe n'abantu, ariko ngiye nkabivugaho mu buryo nabihishuriwemo, kubera ko ngiyewe ntabwo ibindimo kuvuga nabyigishijwe n'umuntu, kuko nta nubwo nagombaga kuyumva. Nk'umuntu wari uhamagawe uje mu muhamagaro, iyo batambwira kubyerekeranye n'isabato, ngiyewe nari gukomeza kwibera mu bintu by'abanyacumwe, kuko numvaga ko abakristo bose, dore ko watutwe ko kare nubundi arimo nahuraga n'aba benshi cyane baba Pentecoste, urumva basenga ku cyumweru. Rero nagombaga kugendera muri ibyo, ariko umwami yampaye umucyo, kandi n'uyu munsi ndacyawuhagazemo rwose pe. Twebwe duterana ku isabato aho duteranira amateraniro. Abandi bose iyo nagiyeho mba ndateranye nabo mu buryo busanzwe bw'ubushyitsi n'ibiki byose, ariko ngewe iri tegeko narihaye agaciro nk'uko n'andi mategeko ameze. Ndaza kubisobanuraho rero kugira ngo byumvikane neza. Hanyuma iyo sabato abantu benshi bari baje bayirangamiye, rero uwo mucyo abantu benshi baza ari wo barimo bararebaho, bose waramurikaga cyane, abantu bakawubona muri cya kibaya. Noneho abantu bakaza ari benshi b'amahanga yose, indimi zose, amoko yose, ni ukuvuga ngo bose bagombaga kuza bagarukira iki Uwiteka. Hanyuma rero muri iki gihe ndi gusobanurirwa ku by'isabato, ngira ngo tugendane neza hano kuri aka kantu nanditse hano uri kubibona. Hanyuma haravuga ngo
habayeho kugwa no gusubira inyuma kw'itorero nanone ry'abadivandiste. Abantu benshi batakaje isabato bayivaho kuko ibisobanuro ndaza kuguha ibisubizo by'ibisobanuro bamwe bagenda batanga cyangwa se ibibazo babaza abantu benshi. Ariko hano naje kubona ko n'abadivandiste nabo bari bafite ya sabato. Abadivandiste bahagurutse nk'abantu bari bahagurukijwe n'imbaraga y'Imana kugira ngo babe umucyo umurikira abandi bose muri icyo gihe, kuko iri torero rijya guhaguruka abantu benshi basengaga ku cyumweru. Siko byari bimeze. N'abarishinze bari baturutse muri ayo madini ya yes, urumva nigeze gusoma amateka y'abantu bamwe bashinzwe barimo n'uyu mugore anari wose umugore witwa bakunde kumenya ngo ni Elena White. Elena White nawe nasomye ko yari umumethodiste. Abantu bamufashije gukomezanya iri torero ry'abadivandiste umunsi wa karindwi nabo bari muri iryo torero ry'abamethodiste. Urumva ko basengaga ku cyumweru rero bose, kandi nta kibazo nabo ntibari bakabona uyu mucyo iyo hataza kuboneka wenda Elena White ngira ngo niwe ushobora kuba yaragize yerekwa kuri iki kintu hari. Ntabwo ari we, nawe yarabyize. Icyo akora Imana imwemeza kuko ari ukuri ku ijambo ryayo. Nawe hari ahantu yavanye ayo makuru y'isabato. Nawe haraho yarayakuye. Barishimwe cyane. Noneho rero ndaza ndabona ngo habayeho kugwa no gusubira inyuma kw'itorero ry'abadivandiste. Aba wadusomera Yesaya igice cya 5 kugira ngo tugendane. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 1. Koresha Bibiliya yera kubera ko abantu benshi wenda ariyo bakunda gukoresha. Yesaya 5 umurongo wa 1. Yego uratugereza ku murongo wa 7. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Reka ndirimbira umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'Ubuyuda, nimudukize jyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzamererwamo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabirinyangamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Urakoze cyane, Imana ishimwe. No kuvuga ngo aya magambo aho wasomye Yuda Isirayeli ni haze ryatorero ndacyari ku itorero ry'abadivandiste umunsi wa karindwi. No kuvuga yuko nituvuga itorero ry'abadivandiste ntitwumva itorero gusa, ahubwo twumve abarigize. Abantu nibo bahindutse, naho amahame Imana yari yatanzeyo aracyari yayandi. Nta kintu gihindura amahame y'Uwiteka Imana. Abantu ahubwo bagerageza kuyahisha, ntibayagaragaze, abantu akaba aribo bagira gute bigomeka. Yarambwiye ngo itorero ry'abadivandiste umunsi wa karindwi abari hagurukanye n'abagombaga kurikoreramo bose bagombaga kuba ari abambasaderi b'ubwami bw'Imana, bakamamaza ubwami bw'Imana mu gihugu cya hano muri iyi si, bakavugira Imana, bakamamaza Imana, bakavuga ukuri kwayo kose. Ariko nyuma y'igihe runaka baretse kuba abambasaderi nyakuri, ahubwo noneho barahindukira, bafatwa bunyago na cya gihugu bagiye gukoreramo. Urumva bagiye gukoreramo. Nuvuga ngo ubwami bw'Imana bubahaye misiyo yo kugira ngo mugende mube ambasaderi, bamuhagararire igihugu cy'ubwami bw'Imana, igihugu cy'ijuru wenda ariko tubivuga kubera ko niko abantu benshi babyumva. Noneho umuntu uhagaze muri iyi si, aho kugira ngo akomeze guhagarara muri bwa buryo n'amabwiriza yahawe nk'uko amategeko agenga abambasaderi ameze, hanyuma bo baragenda bagezemo barakora, ariko bagera igihe noneho baza kunyagwa noneho na cya gihugu bagiyemo. Ntibaba bagihagaze ngo bagishobore kuvuganira ubwami bw'Imana uko bikwiye. Iyo bagaragaje kuvuga bavugaho bikeya, ibindi bakisha kugira ngo batiteranye.
Bibiliya muri iryo yerekwa yaravuze ngo abadivandiste barivanze kugeza ubwo bamwe muri bo cyangwa se icyitwa itorero bwari nk'ubwato banze umusare wabo maze bashaka abandi basare. Urumva baretse kuba mu bwato bw'umwami ngo abari we ariwo ndavuga Kristo Yesu ngo abari ukomeza kubayobora muri ubwo bwato ngo ahubwo barangije ngo bashaka abandi basare. Hoseya igice cya 8 amagambo arakomeye. Hoseya 8 Hoseya igice cya 8 umurongo wa 11 utugereze 14. Kuko Efurayimu yagwijije ibicumuro byo gukora ibyaha. Yego. Ibyo bicaniro nibyo byamubereye icyaha. Yego. Naho namwandikira iby'amategeko yanjye nkageza ku 10,000 yayareba nk'ikintu cy'inzaduka. Kugeza kwa kangahe? Wa 14. Ibitambo bantambirira babitambira kugira ngo bibonere inyama zo kwirira. Ariko Uwiteka ntabwo yemera ibyo. Yego. Noneho azibuka gucyanirwa kwabo kandi abahanira ibyaha byabo. Yego. Bazasubira muri Egiputa. Israeli yibagiwe umuremyi we kandi yubakiye amanyumba, na Yuda yagwirije imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye. Ariko nzamutwikira imidugudu ntwike n'ibihome byayo. Urakoze cyane muvandimwe. Urumva rero bararetse ko hari ahantu bavuze ngo baragenda bakora ngo bishakira iki ibitambo, bashaka inyama, bararya bagubwa neza. Nubwo ngo baretse umurimo mwiza w'ibwiriza butumwa bita ku mutungo, bita ku mafaranga cyane kuruta uko bakagombye kuba bakora umurimo w'ibwiriza butumwa bo guhindurira abantu kugaruka mu nzira nziza no kuyoboka amategeko agenga ubwami bw'Imana. Ibyo rero nubwo ngo uwo mutego wafashwe wafasha andi madini n'abadivandiste wo munsi wa 7 umutego bawuguyemo wo kureba cyane ku mafaranga. Bareba cyane ku mafaranga kuruta uko bareba ku bantu babo. Barangije harawusomye ngo bajya mu Egiputa. Nukuvuga ngo baretse kwiringira umuremyi w'ijuru n'isi ngo abari bahanga amaso ari we musare, ahubwo bashaka abandi basare ari bo bagereranywa na Egiputa. Niwumva Egiputa urumva ihagarariye politiki. Urumva ihagarariye politiki. Nyamara Yesu yari yarigeze kubwira abigishwa barababwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode. Urabyibuka ayo magambo, mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode. Abantu basenga bagomba kwirinda umusemburo w'abafarisayo, bakanirinda abafarisayo bahagarariye abayobozi b'idini, hanyuma nanone Herode ahagarariye politiki. Urimo urumva rero abangaba baragiye abari bo berekeza, ariko ibyo Uwiteka agambiriye kuzakora mwabyumvise, kereka abantu bageze gutya bakisubiraho. Hanyuma arongera avuga ngo abadivandise muri ubwo buryo bwo kureka umusare wabo kugira ngo abari ubayobora muri bwa bwato barahindukirana none ngo bakora uburaya. Babiki babindaya batakaza umugabo wabo bajya gusambana. Cyo bivuze niki? Urasoma muri Hoseya igice cya 9 n'umurongo wa 1 cya 9. Yego. Israeli we kwishima ntukavuze impundu nk'abanyamahanga, kuko waretse Imana yawe ukajya gusambana ukishakira ingororano zabyo ku mbuga zose aho bahurira ingano. Urakoze cyane. Urumva baretse Imana yabo bigira hehe bajya gusambana. Rero nukuvuga ngo nanone ibimenyetso bikwereka nuko iyo havutse ibibazo mu itorero, iryo ryatorero twavuze bakunda kuvuga ngo ni itorero ryasigaye, niko njye numva babiyita muri iki gihe cya none ngo ni itorero ryasigaye. Ariko iyo havutse ikibazo iwawe ntago bapfukama ngo basenge bicare bajya inama baganire barebe uburyo cya kibazo bagikemura, ahubwo bihutira kwitabaza inzego bitiza umutekano. Ibyo bakitabaza leta. Leta rero iyo bayirukankiyemo bakirukanka bagenda, ubwo nyine urumva leta igomba gukora nka leta nyine, si byose kuko leta yibishakira umutekano abaturage bayo bose. Hanyuma nimba abangaba bateje ibibazo barareba bariye bavuge bati abangaba baremewe mwebwe ntimwemewe, ni muceceke mugendere ku mabwiriza yabo. Niba atari nk'ibyo hanyuma bawe babajyanye hariye mu manze mugende murebe uko mubigenza. Aya magambo rero ntago byari bikwiriye. Ntago biba bikwiriye yuko abantu basenga baba imbere y'Imana batakambira abo hanze, ahubwo birakwiriye yuko bakagombye gutakira Uwiteka. Uwiteka rero arabagaya kuri icyo kintu iyo usomye muri Hoseya igice cya 7 umurongo waho wa 8 kugera ku 10. Ani kugera ku 10. Efurayimu yizivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. Yego. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi. Yego. Ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaro ntiyabimenya.
na Isirayeli ashinjwa n'ubwibone bwe ariko ntibarakagarukira Uwiteka Imana yabo ngo ibyo byose bitume bayishaka. Aha, urumva Efurayimu rero yari ivanze. Wa 11 Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge batakire Egiputa bagahungira no muri Ashuri. Aha, urumva rero nukuvuga ngo ahangaha urimo urabibona aho kugira ngo batakira Imana bo birukankira kuri Egiputa, batakira Egiputa bagatakira no muri Ashuri. Yesu yigeze kubwira abigishwa be arababwira ngo dore mbatumye hagati y'amasega kandi mwebwe muri intama, mbatumye nk'intama ariko mugiye hagati y'amasega agira gute aryana. Arababwira nimugende rero nimuhagera mugira ubwenge nk'ubw'inzoka, sibyo? Kandi mumere nk'inuma zitagira iki amahugu. Aho kugira ngo bamere nk'inuma zitagira amahugu rero benshi abangaba turi kuvugaho muri uyu mwanya ari n'abandi bose bitwa ko ari abakristo baretse kuba inuma zigira amahugu, ahubwo bibera nka bya bikona na bya bisiga bya zakagoma bimenyereye kujya guhiga. Uyu ugiye guhiga rero ukagenda icyagisika sakabaka uyibonye aravuga ati nari noroye inkoko n'imishwi yanjye mu karebe kidatambuka kikantwarira umushwe. Ubonye agaca aragahiga, ubonye kagoma arayirukankana kubera ko azi yuko iraterura uruhinja, iraterura umwana w'ihene, irajyanika. Aba bantu bananiwe kuba nk'inuma zitagira amahugu, ahubwo bihindukirira bibera nk'ibyo bisiga by'ibintuza byo hejuru. Baretse kuba kugenda kumenya ngo turi kugenda hagati mu masega, ahubwo bagendana urusaku. Intama zigenda zabira. Ese mutekereza ko intama nizabira zikagenda zifite urusaku hagati hari amasega aryana, amasega zazirebera? Uratekereza ko intama impyisi yakumva intama irimo iratamatama warangiza ukagira ngo impyisi irakomeza igume mu mwobo? Ntabwo bishoboka. Ivamo ikazi gafata ya mpyisi. Rero nako ya ntama, intama niribwa n'impyisi kandi ariyo yihamagariye, rero ntizatabaze ngo ivuge ngo turarenganye. Ntabwo urenganye, ahubwo ni wowe wihamagariye. Sibyo? Birumvikana rwose. Aha, Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero aratubwira ngo baretse Yehova Imana yabo, baramureka, barangije baratandukira, baragenda bigira mu bindi byabo. Nyamara Imana ubwayo niyo yari yarabareze irabakuza, ariko nyuma yaho baza kuyigomera. Wadusomera ku murongo wa 13 w'ico gice twarimo. 7. Yego. Bazabona ishyano kuko bayembayembye nkababura. Bazabona ishyano kuko bayembayembye nkagira gute nkababura. Nibarimbuke kuko bangomeye. Barimbuke kuko barangomeye. Nubwo nifuzaga kubacungura barambeshye. Yego. Hanyuma urakomeza 16. Kandi ntibantakiye banyerekejeho umutima, ahubwo baborogera ku mariri yabo. Yego. Kibatera guterana hamwe ni ukurya no kunywa gusa, ariko nge barangomera. Yego. Nubwo nabigishije ngakomeza amaboko yabo, ariko bajya inama zo kungirira nabi. Yego. Barahindukira ntibahindukirira isumba byose, bameze nk'umuheto w'igifuma. Ibikomangoma byabo bizarimbuzwa inkota bazize urugomo rw'ururimi rwabo. Yego. Nicyo gisatuma basekerwa mu gihugu cya Egiputa. Aha, sura kubyumva. Mu Misiri bazabaseka kubera ko baragomye. Ngo nubwo Uwiteka yabareze kandi akabakuza, nyuma yaho baramugomeye. Urumva? Baramugomeye, baratandukira, baragenda bigira mu bindi byabo, bisha amateraniro yabo nayo urugomo, nayo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa. Urumva? Barwanira cyane ubutunzi. Intego y'amafaranga irashakishwa mu buryo bwose bushoboka bagere ku ntego, kuko abadevandise abangaba turimo turavugaho. Iri torero ryari ryararezwe n'Imana, ariko kugeza nubwo abantu bashakisha amafaranga mukagira no ku rwego mushaka kujya muhemba abantu ngo bageze menshi. Abatanze byinshi, abatuye menshi, abatanze bya 10 byinshi, mukabashyira hariya mukabahereza ibihembo. Icyo uri murakora niki? Nuko wowe ikigaragara ntabwo bari abantu bagiye gukomeza kubikora bagamije kunezeza Imana no kumva bari mu murimo w'Imana, ahubwo babikora basiganwa kugira ngo ejo bazashimwe n'itorero yuko ari abantu b'inyangamugayo kandi ko bakomeye. Aha rero hari ikibazo gikomeye cyane, muvandimwe mwene data, ubutumwa uzabutambutse uko ndi kubuvuga. Yego. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nukuvuga ngo rero haba hagomba kubaho uburyo bwiza bwo gushaka kumvira Imana, kuko ku murongo wa 15 batubwiye ngo iki? Ntabwo bashaka kumvira Imana. Siko batubwiye ku murongo wa 15. Yarabayoboye
irakomeza amaboko yabo, irabashigikira, ariko ngo bo bigira inama yo kumugirira nabi, kugirira nabi Yahwe Imana yacu. Ntago bakiyitayeho, ibyo kuvuga ubutumwa bwiza ntacyo bikibabwiye, nibashaka ariko icy'ingenzi bazagere ku rwego runaka. Abantu rero mukora imirimo, ibikomangoma byo muri iri torero bimenye, abatware bo muri iri torero mumenye uko bihagaze nuko bimeze, mumenye ko mufitanye urubanza n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Hanyuma nagaruka inyuma gatoya ngo itorero ry'Abadiventiste ryahagurutse rikunzwe n'Imana kuko ariyo yari irihagurukije. Urumva, niyo yari irihagurukijwe, ariko uko yagiye ikomera niko yagiye irushaho gutera Imana umugongo. Uko yagiye ikomera yamamara ikwira hirya no hino, niko yagiye irushaho gutera Imana yacu umugongo. Hoseya igice cya 11 murongo wa mbere ugeze 3. Isirayeli akiri umwana naramukundaga, hanyuma mpamagara umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Ariko bitandukanije n'ababahamagaraga bagatakambirira ibigirwamana bya Bali kandi bakoseza ibishushanyo bibajwe imibavu. Ariko ninjye wigishije Abefurayimu gutambuka, ndabahagatira, ariko ntibamenye ko ari jye wabakijije. Suri kubyumva, yarabahagatiye, yakoze ibishoboka ariko ntibigeze bamenya ko ari yagize gute yabakijije. Nuwe mugambi Imana ifite. Ahangaha turacyarimo kugenda tureba uburyo isabato igomba kubahirizwa, igomba gukundwa n'abantu benshi, ndetse n'abagerageza kugenda bakwepa badashaka guhagarara mu kuri kw'Ijambo ry'Imana barihagararemo neza kandi bahamye ukuri kabone niyo barenganywa. Ikigaragara rero nuko Imana yo ubwayo ifite umugambi wo kuzana abandi bana bayo baturutse imihanda yose, kuko Adventiste izahora ari urwibutso rw'amategeko y'Imana. Urumva, izahora ari urwibutso rw'amategeko y'Imana. Ariko abantu benshi bagiye kuzahaguruka noneho, bigaragare ko izahagurutsa benshi baza bahagaze muri uwo mwanya, yewe n'abananiwe kugira ibyo bavuga, Uwiteka bazihagurukiriza baza kuvuga. Azabikora. Wadusomera umurongo wa 8 muri icyo gice barimo. Hosea 11 mu 8 kugera 11. Haratubwira ngo Efurayimu we, nabasha nte kukureka? Nawe Isirayeli we, naguhana nte? Mbese nakugenza nka Adima? Nakugira nk'uko nagize Iseboyimu? Umutima wanjye urabagarukiye, n'imbabazi zanjye zose ziragurumana. Sinzakurikiza uburakari bwanjye bukaze, kandi sinzagarurwa no gutsemba Efurayimu, kuko ndi Imana sindi nk'umuntu. Ninjye uwera uri hagati yanyu, sinzatwarana kuri uwo mudugudu. Bazakurikira Uwiteka, azivuga nk'intare, nukuri azivuga. Abana bazaza bahinda umushyitsi bavuye iburengerazuba, bazaza bavuye muri Egiputa bameze nk'uruhuri, no muri Ashuri bameze nk'inuma, kandi nzabaha kuba mu mazu yabo, niko Uwiteka avuga. Amen. Urumva, Imana ifite umugambi wo guhagurutsa, kuko twabivuze ngo Adventiste izakomeza kuba urwibutso rw'amategeko y'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo mbese nabareka ndi, nabatererana ndi. Ntabwo izabareka, nta nubwo izabajugunya, ntabwo izaba, ariko igiye guhagurutsa abaturutse amahanga n'amahanga. Niyo mpamvu izabavana hehe? Aho hantu hari ahantu usoreje kuri uwo murongo, hasubire. Subira ku murongo wa 10 hari. Bazakurikira Uwiteka, azivuga nk'intare, nukuri azivuga. Yego. Abana bazaza bahinda umushyitsi bavuye iburengerazuba. Yego. Bazaza bavuye muri Egiputa bameze nk'uruhuri, no muri Ashuri bameze nk'inuma, kandi nzabaha kuba mu mazu yabo. Amen. Haleluya. No kuvuga ngo twese tuzahuriza ku mugambi umwe wo kwamamaza ubwami bw'Imana n'amategeko yayo, cyane cyane yayandi yirengagijwe. Itegeko ry'Imana ryirengagijwe, tuzahuriza hamwe tuvuga ubutumwa, tuzifatanya n'Abadiventiste b'inyangamugayo bagihagaze neza, bakomeye, duturutse amahanga yose. Ihagurutsa runaka, igahagurutsa runaka baturutse impande n'impande, mu ndimi zitandukanye n'amoko agize gute atandukanye, bose baze bajye kwishimira mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Imana yacu ishimwe.